kubera icyo ukora ibyo ukora, ese byaje gute mu buzima bwawe? Kenshi twisanga dukora ibintu buri munsi, dutekereza uko dutekereza, ubuzima tubayeho buri munsi ariko tutazi neza uko byaje. Ukuri ni uko ibyo ukora byose 90% byatewe n'abantu wahuye nabo, ibibazo waciyemo, amakuru yose wakiriye, yaba ibyo wumvaga abandi cyangwa ibyo wiboneye, ibyo wasomye n'ibindi. None nyumva gatoya, tekereza ko ari bwo bwa mbere ugeze ku isi, nta bantu barakubwira uko uzabaho, ngo bakubwire ibyo gusenga, bakubwire ibyo kwitonda cyane bituma ugira ubwoba bwo kuba wakora ibintu runaka utazi n'impamvu. Dore ibintu 11 wakabaye uri kwiga ku buryo byahindura ubuzima bwawe. Tangira uyu munsi ubyimenyereze, ubuzima bwawe buzahinduka cyane wirengagije ibyo bagiye bakubwira, nubwo byose atari bibi ariko byinshi barakubeshye bitewe n'impamvu nyinshi, nazo tuzareba. Amazina yanjye ni Joseph Shima. Buri kintu kibaye kuva uyu munsi gishobora kuguteza imbere mu munezero, gukunda ubuzima no kugera ku ntsinzi mu buryo bwawe. Ni ibintu 11 wakabaye wiga mu gihe ugeze ku isi bwa mbere. Reka twubake ubuzima bushya. Ndafata uyu munsi nk'umunsi mvutsemo bushya. Ngiye kubaho ubuzima buzirikana amahoro, urukundo, umunezero no gutsinda. Ikintu cya mbere cy'ingenzi umuntu uvutse akwiriye kwiga ni iki: kwiga gukunda ubuzima no kwikunda. Umuntu uvutse nta bumenyi afite, nta n'ibitekerezo byinshi afite, ikintu akeneye mbere y'ibindi byose ni fondasiyo cyangwa se ni umusingi wo kubaho neza. Kumenya ko afite agaciro, kwiyakira no kwiga uko ubuzima bukora mu mutima n'inyuma. Ibyo nibyo bituma amenya uko akunda abandi, amenya uko yakira umubabaro, amenya uko yakunda gukora, amenya uko yiga ibintu bishya, amenya uko yihagararaho mu buzima, amenya guhitamo ibimutwara mu nzira nziza aho kuba ibimwangiza. Dore ibintu bigize iki kintu cya mbere: kwimenya. Kwiga ndinde, niki kingenza, niki kizambabaza cyangwa se niki kimbabaza, niki kinshimisha. Umuntu utazi ibi agorwa no kubaho kandi abahubuka mu byemezo byose. Kwikunda. Kwiga ko ufite agaciro mbere yuko utanga agaciro ku bandi. Ibi bitanga icyizere, kwita ku buzima bwawe, kudacika intege byoroshye, gukunda ibikorwa biguteza imbere. Kwiga gukunda ubuzima. Ubuzima si ukubyuka gusa, ni ukumenya gushima, kubona ibyiza mu bito n'ibito no kurwana ku munezero wawe. Umuntu ubizi akiri umwana aba afite fondasiyo yo gutera imbere mu bindi byose. Umuntu uvutse uyu munsi, ikintu cya mbere akwiriye kwiga ni ukumenya ko afite agaciro n'uburenganzira bwo kubaho ubuzima bwiza. Noneho akiga kwikunda, kwiyakira no gukunda ubuzima. Ibyo nibyo bizamufasha mu bindi byose bitegereje cyangwa se ategereje imbere. Ikintu cya kabiri umuntu uvutse uyu munsi akwiriye kwiga ni iki: kwiga gutekereza neza. Ikindi cyo cya kabiri gikurikiraho gikomeye cyane nyuma yo kwikunda no kumenya agaciro kawe. Kuki iki ari cyo cya kabiri gikomeye kurusha ibindi byose? Dore impamvu: ubuzima bwawe buzaba ibyemezo, ibyo wemera, ibyo uhakana, abo wemera kuba inshuti zawe, uko ukoresha amafaranga, aho wiyobora n'ibindi byose ukora buri munsi. Niba utari mu gihugu cy'imvura, nta muntu uzagushyiriramo ubuzima bwiza. Ubuzima bwiza bushingiye ku bitekerezo byawe. Nta munezero, nta gutsinda, nta mahoro, nta buzima bwiza bushoboka udafite ubushobozi bwo gufata ibyemezo byiza no gutekereza neza. Ni nka moteri y'imodoka. Gutekereza neza ni impamvu ituma ugenda neza. Uko gutekereza neza kuba fondasiyo y'ubuzima. Birakurinda abantu babi, birakurinda gukora amakosa urimo kwihemukira, bigufasha kumenya icyiza n'ikibi, bigufasha kumenya igihe cyo kuvuga oya, bigufasha kumenya icyaguteza imbere n'icyakwangiza. Bituma uba umunyabwenge mu buzima, atari mu ishuri gusa. Bituma utajya uyoba n'amagambo cyangwa se ngo uyobywe n'amarangamutima cyangwa stress. Dore ibintu bigize gutekereza neza: kumenya gukemura ibibazo, kumenya kureba ibintu byombi, kumenya gutekereza neza utaranduwe n'amarangamutima, kumenya kubaza ikibazo kiboneye, kuba umunyabwenge mu guhitamo inshuti, akazi, amafaranga, umubano n'inzira y'ubuzima. None se kuki iki ngiki ari cyo cya kabiri? Dore impamvu: niba udashobora gutekereza neza, uzakunda nabi, uzahitamo nabi, uzakora nabi, uzarwanira ibintu bitaguhesha agaciro cyangwa se bitakugirira akamaro, kandi ubuzima bwawe buzaba uburibwe. Hanyuma ibintu byose bizaza nyuma bizororoka: amafaranga, imibanire, akazi, amahitamo, discipline, intego, byose bizagenda bikurikiraho. Ubutumwa bukomeye: umuntu uvutse uyu munsi, ikintu cya kabiri akwiriye kwiga ni uburyo bwo gutekereza neza no gufata ibyemezo byiza. Bityo ntuzayoba cyangwa se ngo uyobywe n'abantu, amarangamutima cyangwa ibihe bikomeye. Ikintu cya gatatu cy'ingenzi umuntu uvutse uyu munsi akwiriye kwiga: discipline
n'imyitwarire yo gukora ibyo ukwiriye gukora n'igihe ukwiye kubikora. Kuki discipline aricyo cya gatatu gikomeye? Kuko niyo wimenye ukikunda ugatekereza neza, nta na kimwe kizaguha ubuzima bwiza n'umwe utabasha gushyira mu bikorwa ibyo utekereje. Discipline ni ukwiyubaka ubuzima bwose. Nta munezero uhamye udafite discipline, nta mafaranga adafite discipline, nta mahoro adafite discipline, nta muryango mwiza udafite discipline. Discipline niyo itandukanya abagira ngo barabikora n'ababikora koko, abafite inzozi n'abazizirikana kuko izo nzozi zabo bakazigeraho. Abahanga cyane ariko batagera ku ntego ni benshi cyane kubera yuko badafite discipline cyangwa se kuba bakora ibintu buri munsi uko babiteganyije. Abagira ubuzima bushimishije nabahora bagira discipline mu buzima bwabo bwa buri munsi. Discipline ni iki mu buzima bwawe bushya? Ni ubushobozi bwo gukora ikintu n'igihe udafite motivation, kumva utabita kurima ariko ikintu ukagikora, kwemera routine nziza nubwo bibabaza, kureka ibyo ushaka ubu kubwo kubona ibyiza birebire, gucunga telefone igihe imbaraga, kugira gahunda ntiwice gahunda, gutsinda ubunebwe, ubwoba n'ubwigomeke bw'umutima, ahubwo ugahora ukora ibintu byawe uko wabiteguye. Impamvu discipline iza nyuma yo kwitekerezaho no gutekereza neza. Niba udafite kwikunda, discipline ibihinduka nk'igihano, ntabwo wayishobora. Niba udafite gushyira ku murongo ibitekerezo byawe, discipline iba nko gukora ibintu byose n'igihe bidafite umumaro. Ariko niba ibyo byombi ubifite, discipline iba ingufu ya moteri yawe. Niyo mpamvu icyumweru cya gatatu cyangwa se ikintu cya gatatu ugomba gukurikizaho ukimara kugera ku isi ni ukugira discipline. Ubuzima ibi bizaguha ubuzima bw'akazi bwiza, imibanire myiza, imbaraga zo kudacika intege, bisubizo mu gihe abandi batakaza igihe, imibereho ifite isuku n'umutuzo, amafaranga n'iterambere, umubiri mwiza n'ubwonko bwizewe. Ntacyo wageraho udafite discipline. Ubutumwa bukomeye. Iki kintu cya gatatu umuntu uvutse uyu munsi akwiriye kwiga ni discipline, ubushobozi bwo gukora ibyo ugomba gukora n'igihe bigomba gukorwa niyo byaba bigoye. Iyo ni inzira y'ubuzima bwiza. Ikintu cya kane, umuntu uvutse uyu munsi agomba kwiga uburyo bwo kuvugana n'abantu no kubaka imibanire ikomeye. Kuki aricyo kintu cya kane? Kuba umuntu agomba kugira kwiga uburyo bwo kuvugana n'abantu no kubaka imibanire ikomeye. Kubera iki ngiki aricyo kintu cya kane? Kuko nta kintu cyiza nyuma ya discipline gifite ingaruka ku buzima bw'umuntu nk'uko uvugana n'abantu. Amahoro yawe biterwa n'abantu mu buzima bwawe, amahirwe atangwa n'abantu, akazi gaturuka ku bantu, urukundo n'abantu. Ibibazo byinshi cyangwa amahoro menshi biva ku mibanire. Ubuzima bwiza bubi ahanini bushingiye ku bantu uhura nabo nuko mubana. Niyo mpamvu umuntu udashoboye kuvugana neza n'abantu ntashobora kugira ubuzima bwiza, even if discipline iri hejuru. Niyo discipline yaba iri hejuru ariko udashoboye kuvugana neza n'abantu cyangwa se gukorana neza n'abantu, ntabwo ubuzima bwawe bwaba bwiza. Communication igufasha iki mu buzima? Gukora inshuti nziza, kugerwaho n'amahirwe menshi, kumvikana neza n'abantu, kugabanya amakimbirane, kubaka umuryango mwiza, kumenya kuvuga oya mu kinyabupfura, kwigarurira icyizere cy'abantu, kumenya kuvuga ibyo utekereza mu buryo butabogamye, kubaka imibanire ikomeye kandi idashwanyuka. Ushobora kuba ufite discipline, ubwenge no kwikunda, ariko nubura communication nziza ubuzima buzasenyuka. Impamvu communication iza nyuma y'ibindi bitatu. Umuntu utiyizi neza ntashobora kuvugana neza. Umuntu udafite gutekereza neza avugira mu burakari cyangwa kwihutira ibintu. Umuntu udafite discipline ntashobora kubaka imibanire irambye. Ariko ibyo byose nibimara kubakwa, communication iba inkingi ihuza ibintu byose. Communication ihora ishingiye ku bintu bine by'ingenzi. Kumva neza niyo mpano ikomeye mu buzima. Kuvuga neza ibyo utekereza mu buryo bunoze, busobanutse kandi butababaza. Kumenya amarangamutima yawe n'ay'abandi, kumenya aho ugaragara, kumenya uburyo ugaragara bitangirira naho uburyo ugaragara aho bitangirira naho birangirira. Ubutumwa bukomeye. Ikintu cya kane umuntu uvutse uyu munsi agomba kwiga n'uburyo bwo kuvugana neza n'abantu no kubaka imibanire myiza n'abantu. Nicyo gituma
ubuzima bwose, yaba akazi, urukundo, amahoro n'amahirwe bizamugeraho uwo muntu. Ikintu cya gatanu umuntu uvutse uyu munsi agomba kwiga ni iki? Kugenzura, kumenya no kuyobora amarangamutima ye. Kuki aricyo kintu cya gatanu gikomeye cyane? Kuko nta kintu na kimwe muri biriya bine bya mbere kizakora niba amarangamutima yawe akuyobora aho wiboneye. Umuntu utazi kugenzura amarangamutima ararakara vuba, afata ibyemezo bibi kubera uko yiyumva cyangwa se kubera feelings ziwe, abangiza imibanire n'abantu, atakaza discipline kubera amarangamutima, ashobora kuba mu rukundo rubi, yishora mu bituma ahunga uko yiyumva nk'ibiyobyabwenge, ubusambanyi, urusimbi no kuba ahora kuri telefone, ataba yabasha gukora ibyazi ko ari byo, ananirwa no gukomeza gahunda igihe ibintu bigoye. Kugenzura amarangamutima nicyo gituma discipline idacika, communication ikora, ubasha gutekereza neza, ubasha kwikunda byawe bikaba byashinga imizi, imibanire n'abantu iba myiza, ubuzima bukomeza kuba bwuzuye amahoro. Kugenzura amarangamutima yawe ni iki? Kumenya amarangamutima yawe neza, aha ndarakaye, aha mfite irungu, aha mfite ubwoba. Utabimenye, amarangamutima agukoresha ibintu bibi bishobora kukugiraho ingaruka. Kuyobora amarangamutima aho kugira ngo akuyobore. Ukora igikwiye n'igihe utabishaka. Kugira ubushobozi bwo guhaguruka nyuma yo kuwa. Kudacika intege vuba, kwihanganira stress, kwangwa cyangwa se kwangirwa ibyo usaba no kuba abantu bakwanga, ibigeragezo n'ibindi. Kumenya gucunga urwango, agahinda, irari, ubwoba. Ibi nibyo bisenya ubuzima bw'abantu benshi. Kugira umutuzo, kugenzura ingufu z'umubiri, kutarangwa n'uburakari, kuba umuntu uvuga neza n'igihe ubabaye. Impamvu iki kibanziriza ibindi byose bisigaye. Nta muntu ushobora kugira ubuzima bwiza adafite amarangamutima akomeye, adafite kwihangana, adafite ubushobozi bwo gukomera n'igihe ibintu bimeze nabi, adafite ubushobozi bwo kubana n'ibibazo adahungabanye. Niyo waba ufite discipline, ubwenge, communication, amarangamutima adacungwa neza, azabisenya byose. Niyo mpamvu kugenzura amarangamutima ari inkingi ya gatanu y'ingenzi mu buzima bushya bw'umuntu. Ubutumwa bukomeye. Ikintu cya gatanu umuntu uvutse uyu munsi agomba kwiga ni iki? Uburyo bwo kumenya, kwakira no kuyobora amarangamutima ye. Niyo nkingi ituma udasenyerwa n'ubuzima cyangwa se ngo ubuzima bwawe bube bwakwangirika ibihe, abantu cyangwa uko wiyumva buri munsi. Ikintu cya gatandatu umuntu uvutse uyu munsi agomba kwiga ni iki? Kwiga ubumenyi n'ubuhanga bwagufasha kubaho mu isi no kubona amafaranga. Kuki iki ngiki ari cyo kintu cya gatandatu gikomeye cyane? Kuko nyuma yo kubaka imitekerereze, amarangamutima, discipline, uburyo uvugana n'abantu, ukeneye ibikoresho byo kubaho mu isi. Nta discipline ishobora kubyara umusaruro udafite ubumenyi, nta gutekereza neza kubyara amafaranga udafite ubumenyi, nta communication yaguteza imbere udafite icyo uvuga cyangwa icyo uzi. Ubumenyi nibwo bubyara amafaranga, amahirwe, icyizere mu kazi n'ubushobozi bwo kwigira. Umuntu ushoboye kwiga ubumenyi akaba afite ubumenyi bushya buri gihe ntabwo azigera abura amahirwe. Nubuhe bumenyi umuntu uvutse uyu munsi akwiriye kwiga? Hari amahugurwa menshi ariko iby'ingenzi ni ibi: learning how to learn, uburyo bwo kwiga vuba kandi neza. Ubu ni bumenyi burusha ubundi bwose agaciro. Umuntu uzi kwiga vuba ntashobora kubura amahirwe. Ubumenyi bw'ikoranabuhanga cyangwa se ubumenyi buri digital. Isi iri kuri internet. Kumenya gukoresha smartphone mu buryo bw'umusaruro, ubumenyi bw'ibanze kuri mudasobwa, ubumenyi bwo gukora ubushakashatsi, ibikoresho biri online cyangwa se kuba umuntu agomba kumenya wenda basic design, kwandika ibitabo, uburyo ashobora gukora research kuri internet. Ibi byose umuntu akaba abizi. Ubumenyi bw'amafaranga, kumenya gucunga amafaranga, kuzigama, kwinjira mu mishinga mito, gukumira amadeni, kwirinda ubushukanyi. Igihamya cy'agaciro kawe mu isi bishobora kuba no yawe. Ibi bishobora kuba writing, kuba ushobora kwandika ibitabo, kuba ushobora gukora amaprograme, kuba ushobora kwiga coding, kuba ushobora kwiga gufotora, kuba ushobora kwiga guteka, kuba ushobora kwiga gucuruza, kuba ushobora kwiga communication, kuba ushobora kwiga business. Icyo ushoboye neza kizagutunga. Ubumenyi bwo gukemura ibibazo. Isi itanga amafaranga ku bantu bakemura ibibazo. Impamvu gushaka ubumenyi biza ku mwanya wa 7. Niba ufite ubumenyi ariko udafite discipline, ntuzakoresha bwa bumenyi. Niba ufite ubumenyi ariko udafite kugenzura amarangamutima yawe, bizangirika vuba. Niba ufite ubumenyi ariko udafite communication,
ntibazaguha akazi. Niba ufite ubumenyi ariko utekereza nabi, uzakoresha ubumenyi bwawe mu buryo bubi. Niba ufite ubumenyi ariko utazi kwikunda, uzajya hasi ujye wiburira icyizere. Niba ufite ubumenyi ariko udafite kwimenya, ntuzi icyo uzi gukora cyangwa aho ukwiye kuba uri. Niyo mpamvu ubumenyi buzamo nyuma yo kubaka umuntu w'imbere, noneho tukubaka umuntu w'isi. Ubutumwa rukumbi bw'ingenzi: ugomba kumenya yuko ubumenyi ari ikintu kidasaza, ari ikintu uzatakaza ari uko nawe uvuye muri ubu buzima. Icyo kintu cya gatandatu. Ikintu cya gatandatu umuntu uvutse uyu munsi agomba kwiga ni ubuhanga bufite agaciro mu isi. Ubumenyi butunga, ubumenyi buguha icyizere, ubumenyi bukubakira ejo hazaza, bukugira umuntu udashobora gusubira hasi. Ikintu cya karindwi umuntu uvutse uyu munsi akwiriye kwiga. Turangije cyari ikintu cya gatandatu. Ikintu cya karindwi: kwiga umwuga cyangwa ubuhanga bumugira umuntu w'agaciro udasimburwa mu isi. Iki ni kimwe mu bintu bikomeye cyane bizagena niba uzabaho neza ufite amafaranga, icyubahiro, amahitamo menshi mu buzima, cyangwa niba uzaba ubara amajoro utegereje ko ubuzima bwa buri munsi buza gushoboka. Impamvu ari ingenzi cyane, isi yo muri iki gihe ntihimba abantu bakora gusa, ihimba abantu bafite ubumenyi budasanzwe, ubushobozi bwihariye cyangwa umwuga udasanzwe abantu bakeneye. Reka mbivuge mu buryo bworoshye: kwiga ubumenyi cyangwa umwuga bikugira umuntu utavunwa n'isoko ry'umurimo, udasimburwa n'ikoranabuhanga, ushoboye gukora ibintu bake babasha gukora. Abantu bashaka kugura serivisi zawe bakagutumaho. Mu gihe bashaka kugura serivisi zawe bakagutumaho, bakakwishyura amafaranga menshi, ushobora no kubibyaza business. Ingamba 7 zo kubaka umwuga ukomeye kuva ku munsi wa mbere. Ingamba ya mbere: hitamo ubumenyi bufite agaciro ku isoko. Nta magambo menshi, abantu bishyura ubumenyi. Urugero: technical skills, cyangwa se kuba ushobora kuba usobanukiwe n'ibintu bya tekinike nka coding, gukoresha AI, gukora research n'ibindi. Kuba ushobora kuba ufite ubumenyi muri business, kugurisha, kwamamaza no kuba wakora negotiation, ukaba wamenya kugurisha hagati yawe n'abaguzi. Ubumenyi bwo gukora creativity, kuba ushobora guhimba ikintu, kweditinga amavideo, gukora branding, gukora design. Ibyo bintu byose bishobora kuzagufasha. Social skills, cyangwa se kuba ushobora kuvugira imbere y'abantu, kuba ushobora gufasha abantu ukabakonchinga n'ibindi byose, no kuba wabasha kubayobora. Oya ku bintu byose ugomba kuvuga oya ku bintu byose, cyangwa se ku kintu cyose kitagufasha kubaka ubumenyi buri imbere. Waba uvutse uyu munsi, icyo ukora buri munsi gituma uba umuntu udapfa kwigana abandi. Shora igihe cyawe n'amafaranga mu bumenyi runaka, ibindi byose bizikora. Buri munsi wige ikintu gikomeye, gabanya ibintu bikurangaza, ongera imyitozo ya buri munsi, gira mente cyangwa se gira umuntu ushobora kugufasha mu bintu byose ukora. Kubaka portfolio cyangwa se kubaka uko abantu bakuzi ni ibintu bizagenda bigufasha, kuko abantu bazagenda bakumenya, bamenye ibyo ukora, maze ibindi byose bizikora. Impamvu iki ngiki aricyo kintu cya karindwi mu buzima bwawe bushya, ibintu byo bizatuma uhabwa akazi, abantu bakaguhamagara, ugira amafaranga menshi, ubaho utari umutindi, nta pressure y'ubuzima, ushobora guhitamo aho kuba, ukubaho nuko ushaka kubaho, ukunda ubuzima bwawe kuko ufite control. Ikintu cya 8 umuntu uvutse uyu munsi akwiriye kwiga kubaka umubano ufite agaciro kandi ukuzamura. Nta muntu n'umwe ushobora kugera ku buzima bwiza, uburumbuke, amahirwe menshi, ubuzima bw'imbere bwiza adatunze abantu bakomeye bamukikije. Angaho ugomba kwiga kubaka umubano ufite agaciro kandi umubano ukuzamura. Ukaba ugomba kwiyegereza abantu bafite agaciro cyangwa se batuma utera imbere. Iki kintu gica hejuru y'akazi, amafaranga, ubwenge cyangwa talent, kuko life is a people game, cyangwa se ubuzima n'umukino wo gukina n'abantu. N'ubuzima n'umukino wo kuba ugomba kudiringa n'abantu, gukina n'abantu. Rero uko ubuzima uzabubaho bizaterwa n'uburyo uwo mukino ugenda uwukina. Impamvu ari ingenzi cyane, abantu nibo bakuzanira amahirwe utari kubona, nibo bagusubiza inyuma cyangwa bakaguteza imbere, nibo baguta mu rwobo cyangwa se bakaba barugukuramo, nibo baguhugura, bakagufasha, bakagushyigikira. Umubano mubi ushobora kwangiza ubuzima burundu.
umubano mwiza ugufungurira amarembo atagerwaho n'amafaranga gusa. Ibyo ugomba kwiga kuri ubu bumenyi cyangwa se kuri iki kintu cya munani cyo kubaka umubano mwiza, kwiga kuvugana neza no kwiyumva neza, uburyo uvuga, ubwitonzi, gukunda kumva n'ibyo bikurura abantu, kwiga guhitamo abantu. Si buri wese uba inshuti yawe, hitamo abafite viziyo, abafite umutima mwiza, abatanga aho kwakira gusa, abafite discipline, abakurusha ubumenyi. Kwiga gutanga agaciro ku bandi mbere yo kugasaba. Abantu bakunda umuntu uzi kubaha agaciro, gufasha, gutoza, kumva, kuganira no gutanga ibisubizo. Kwiga kwirinda abantu bazakwangiriza ubuzima, abawusuzugura, abahora barakaye, abanyabinyoma, abanyamafuti, abakoresha abantu, abadashaka guteza imbere ubuzima bwabo. Umuntu ufite abantu babi, ubuzima bwe buzaba bubi. Kwiga kubaka network. Ubu isi ntikora ku bumenyi gusa, ikora ku bantu. Network ni ukuzi uwuzi n'uzi uwuzi. Kwiga gukunda abantu no kubaha. Ntushobora gutsinda mu buzima udafite umutima w'urukundo n'ikinyabupfura. Kwiga kwiha agaciro. Ufashe abantu nabi uba wikuyeho amahirwe, wifashe neza abantu barakurwanira. Impamvu iki kintu aricyo cya munani. Kuva uvutse uyu munsi ushobora kugira amafaranga, ubumenyi, discipline, ubuzima bwiza, ariko nta bantu baguteza imbere, bagufasha, bakwereka inzira, bakugira inama, bakumvamo agaciro, uzasigara mu bwigunge no mu buzima bwo mu muhanda. Abantu ni ikiraro kikujyana mu nzozi zawe. Ikintu cya 9 kikaba ikintu kibanziriza amahirwe menshi, ubuzima bwiza n'iterambere ridahungabana. Ikintu cya 9 umuntu uvutse uyu munsi agomba kwiga n'ubumenyi bwo gucunga amafaranga. Impamvu iki ari cyo kintu cya 9 gikomeye cyane. Iyo udafite amafaranga, amahirwe yo gutera imbere aba make. Nta discipline, umenye cyangwa umwuga wawe ufite agaciro niba udashoboye gucunga amafaranga. Gucunga amafaranga nibyo bituma utekereza neza ku byo ukora, gukoresha ibyo ufite, ndetse no kubona amahirwe. No kuba wabona amahirwe biba bigomba guturuka kuba ushobora gucunga amafaranga yawe. Umuntu utazi gucunga amafaranga akenshi ajya mu bukene n'umunaniro w'ubuzima, agasanga amahirwe yose yabonye yari yapfushije ubusa. Iby'ingenzi mu byo kwiga mu micungire y'amafaranga: kubika no kuzigama. Amafaranga make cyangwa menshi, jya ugira savings cyangwa se jya ugira ayo ubika buri kwezi. Ibi biguha umutekano no kwirinda ubukene. Kumenya guteganya no gucunga bije cyangwa se uburyo amafaranga azakoreshwa. Andika amafaranga winjiza nayo ukoresha. Ibi bigufasha kumenya ibyo wahindura kugira ngo ubashe kubona amafaranga menshi. Kumenya gushora amafaranga mu bintu bifite agaciro, business, gushora amafaranga mu migabane, amazu, cryptocurrency n'ikoranabuhanga mu gihe ubisobanukiwe neza. Kwiga no kwiyungura ubumenyi. Kumenya kwirinda amadeni atari ngombwa, inguzanyo, kwishimisha n'ibindi. Ibi birinda kwishyura inyungu nyinshi cyangwa kwivanga mu bukene. Kumenya gutanga neza, gufasha abo ukunda cyangwa igihugu, cyangwa no gufasha ama community, kuba wafasha imiryango. Ibi biguha umutekano w'amarangamutima, network, no kugabanya stress. Impamvu gucunga amafaranga iza cyangwa se biza ku kintu cya 9. Uramutse udafite amafaranga akenewe, discipline, ubuzima, umwuga wawe, byose biguca intege. Ufite amafaranga ariko utazi kuyacunga, uzayapfusha ubusa, uzagwa mu bukene, stress cyangwa mu bibazo no mu buzima bwo mu muhanda. Ufite discipline, ubumenyi, umwuga wawe, network, kandi ukamenya gucunga amafaranga, uba utangiye kugera ku nzozi zawe, amahoro n'ubwisanzure. Ubutumwa bukomeye. Iki kintu cya 9 umuntu uvutse uyu munsi agomba kwiga n'ubumenyi bwo gucunga amafaranga. Niyo nkingi ituma ubuzima bwawe buramba, bwuzuye amahirwe, kandi ituma udahungabana cyangwa ngo bikujyane mu buzima bwo mu muhanda. Ikintu cya 10, iki kintu kirakomeye kurusha byose twavuze. Niba ugifashe nabi, ubuzima bwawe bwose bushobora kurangira. Niba ugikoze neza, byose twavuze uko ari 9, discipline, ubumenyi, network, amafaranga, ubuzima bwiza, bihita bikorera hamwe neza. Ikintu cya 10 umuntu uvutse uyu munsi atekerezaho cyangwa se akwiriye kwiga cyangwa akwiriye kumenya no kugira intego. Impamvu yo ukamenya impamvu yo kubaho kwawe n'icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Impamvu iki ngiki aricyo kintu cya 10 gikomeye kurusha byose. Hari abantu bafite amafaranga, discipline, ubumenyi, akazi keza, inshuti nziza, ariko bakababara, kabura icyerekezo, bagatakaza motivation, bakiyanga cyangwa bakiyangiza. Kuki? Kubera ko nta ntego y'ubuzima bafite. Intego ni yituma wumva ubaho ufite impamvu, ugeraho ushaka kugera, udatakaza icyerekezo n'igihe ikintu
kikugoye cyangwa se mu gihe ibintu byagukomeranye, uba ufite intego y'ubuzima, ukunda ubuzima bwawe, uzi impamvu ukora, kwiga, kubika amafaranga, kwitonda, uzi icyo ushaka kuba mu myaka iri imbere, utarya ubuzima bwawe uko ubonye. Intego ni iki mu buryo bworoshye? Ni icyerekezo gituma ubuzima bwawe bugira igisobanuro, ikwereka aho ugana n'icyo gutekereza n'icyo gutegereza. Intego ni impamvu uvuka, impamvu ukora, icyo ugomba gutanga ku isi, icyo ushaka kuba, uburyo ushaka gufasha abandi, impamvu uzahaguruka buri gitondo ufite motivation. Uko umuntu uvutse uyu munsi yiga intego ye y'ubuzima, kwiga ibihe ushobora kubamo cyangwa ikintu ushobora gukora ntiwumve umunaniro, ukaba ari cya kintu ushobora gukora umunsi wose ariko ntiwumve umunaniro kubera yuko ariyo ntego yawe y'ubuzima, cyangwa se kubera ko ari cyo kintu kikurimo wumva uzasigira isi cyangwa wumva ugomba gukora mu buzima bwawe. Hari ibintu umuntu akunda gukora atavunitse ku bandi bikababera umutwaro. Ni ukuvuga ngo ukaba washobora wakora ikintu cyiza mu buryo bukoroheye, ariko abandi bagerageza kubikora bikabagora. Burya icyo kintu uba ugifitemo impano cyangwa se uba ukiyumvamo, iba ari intego yawe y'ubuzima. Ntabwo intego y'umuntu ireshya n'amafaranga, ahubwo amafaranga akurikira intego. Ni ukuvuga ngo ubanza intego yawe, noneho amafaranga akazaza nyuma. Kwiga kumenya ibibazo ushaka gukemura ku isi. Buri muntu ufite intego akemurira ikibazo runaka. Ubujiji, ubumenyi, imibereho, uko abantu babaho, ubuzima bw'ubuzima, urukundo, amahoro, ubuntu, ubwenge. Kwiga gutekereza ku buzima bwawe mu myaka 5 kugeza ku 10 iri imbere. Mu myaka 5 cyangwa 10 ukavuga ati mu myaka 5 cyangwa 10 nzaba ngeze hehe. Ntabwo intego ishingira ku munsi n'umunsi, ni icyerekezo cyawe kirekire. Kwiga kureba impano n'ibyo ukora neza kurusha abandi. Intego ikomoka ku byo ushoboye, ibyo ukunda n'ibyo abandi bakungukira kuri wowe. Impamvu intego ariyo nkingi ya 10 ishyiraho umukono ku buzima bwawe. Irinda ko wacika intege, irinda ko wifuza kureka kuba mu muhanda cyangwa mu buzima busa nk'ubupfu. Irinda ko ubuzima bukujyana aho butari bugenewe kujya. Ituma byose wize muri za ngingo 9 bibaho mu buryo bufite icyerekezo. Ituma ubaho wishimye, wuzuye, utariganyije cyangwa se nta bindi bintu ubura mu buzima. Ituma ubuzima bwawe bugira icyerekezo, igisobanuro, agaciro n'amahoro. Umwanzuro ukomeye cyane. Ikintu cya 10 umuntu uvutse uyu munsi agomba kwiga ni intego ye y'ubuzima, impamvu yo kubaho, kuko iyo uyimenye ubuzima bwawe bwose butangira kugira igisobanuro ndetse bukagira icyerekezo. Ikintu cya 11 ari nacyo cyanyuma ugakwiye kwiga ni ukumenya gushyira mu bikorwa ibyo wiga. Hari abantu benshi bazi ibintu byinshi ariko ntibabishyira mu bikorwa. Hari abandi bazi bike ariko ibyo bike babishyira mu bikorwa neza, maze bigahinduka ubutunzi, amahirwe, umutekano n'igisubizo cy'ibibazo byinshi. Gushyira mu bikorwa birimo gukora plan cyangwa se gukora umuteguro mutoya ariko ugakora plan ifatika. Nko kuvuga ngo uyu munsi ndakora iki gito cyangeza kuri ejo nshaka. Kugira discipline kurusha gukora cyane. Discipline ni ugukora ibintu buri munsi udasiba, ukabikora uko wabiteguye. Niyo wumva udashaka kubikora urabikora kuko wabyiyemeje. Gukora cyane birashira, ariko discipline yo irakuzamura n'igihe udashaka gukora. Kugabanya ibintu byinshi ugakora bike ariko neza. Ibi nibyo bituma ubaho nk'umuntu ukora buri munsi. Kubanza gukora ikintu gikomeye imbere y'ibindi. Ntabwo dutera imbere kubera guhora dukora buri kanya, ahubwo dutera imbere kubera gukora iby'ingenzi kandi bikenewe. Kumenya kurangiza ibyo watangiye. Umuntu urangiza ibintu niwe utsinda, abandi baratangira bagacika intege. Kuki iki kintu ari cyo cya 11 ari nacyo cyanyuma? Kuko ibyo byose twize mbere, kwiga amafaranga, imibanire, umutwe ukomeye cyangwa se kugira umutima ukomeye n'amarangamutima, kudapfa kuba wenyine, kugira ubumenyi, nta na kimwe gikora niba utabishyira mu bikorwa. Gushyira mu bikorwa nka moteri y'imodoka yawe. Ufite imodoka nziza ariko idafite moteri, uragomba huri, ntabwo ushobora kuba wagenda n'urugendo na rutoya. Ariko niyo ufite imodoka isanzwe ariko ukagira moteri ikomeye, uzazenguruka isi yose. Kora subscribe dukomeze tubane umunsi kundi. Maze kutumenya barimo baratwirahira, nitwe dufata amafoto meza ndetse na video nziza. Ni Joy Photography. Ese wa ufite birthday, ubukwe ndetse n'ibindi birori, harimo nka za bridal shower ndetse n'ibindi birori byinshi cyane tutavuga aka kanya. Niba udukeneye hamagara nimero 079556 117.